bidasanzwe kuko nta leta n'imwe mu kinyejana turimo yaba ari jye cyangwa wowe cyangwa se n'abandi bana bato bavukiyemo, ntabwo twari twakabonye aho ubutegetsi bufata icyemezo cyo gufunga insengero, kuko yaba ari ibihugu bya Aziya, yaba ari ibihugu bya Europe, yaba ari n'ibihugu bya Afurika, urubyiruko rwose rwakuze ruzi ko urusengero ariho hava isoko yo kumenya isi, yo kubaha umubyeyi, yo kumenya Imana, yo kumenya ibintu byose, kuko n'amategeko tugenderaho aya ngaya ajyana abantu mu nkiko yagiye guhimbwa ashingiye kuri Bibiliya, ashingiye kuri Kuruhani, ashingiye ku bitabo byanditswe n'abantu batubanjirije, bemezaga ko Imana yari ifitanye kontakte natwe abantu ku isi, ndetse n'ubu abizera Imana bavuga ko dufitanye kontakte nayo, nubwo bwose tutayibona, ntituyifateho gutya nk'ukuntu umuntu afata ku wundi, niko byahoze. Icyemezo rero kiriho uyu munsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cy'uko insengero zigomba gufungwa, nabonye baranditse ko ngo bafunze 5,600. Izo ni insengero nyinshi ugereranyije n'ukuntu igihugu cyacu kingana. Mu by'ukuri aho ugerera kuri 5,600 biba bisa nkaho wafunze insengero zose zo mu gihugu. Ariko kandi nsubije amaso inyuma, nsanga politike dufite mu gihugu cyacu yakomeje kugirana ikibazo n'isengero. Ntabwo ari bwo bwa mbere, usibye ko ubu bikabije kugeza aho insengero zifungwa. Ubundi ndibuka mu myaka y'ibihumbi 2000, mu myaka za 1997 n'umunani, habayeho amagambo aturuka mu iperereza yavugaga ko ngo mu nsengero ngo hakorerwamo politiki. Nuko gahunda yafashwe n'iperereza ry'icyo gihe kwari ugushyiramo abantu mu nsengero bashinzwe iperereza bakajya basengana n'abandi, kugira ngo bumve koko ko abapasitoro bavuga amagambo ashobora kuba yahindura ubutegetsi. Abayobozi b'iperereza b'icyo gihe ngenda bubaha, kuko iyo yari gahunda nziza, ko byatumye nibura na bamwe mu bari bashinzwe umutekano cyangwa bari barakoze akazi gatuma bihana ibyaha bakabohereza kujya gusenga kugira ngo baneke, ahubwo bagiye kwicuza ibyaha bakoze mu ntambara. Ibyo bibaho birahita, ndetse hari abagabo nzi b'abademayi, sinzi niba kuvuga amazina yabo ari ikibazo kuko umuntu asigaye avuga amazina bakamutera, ariko njye ntabwo nzareka kuvuga, kuko niba dushaka igihugu kigendera kuri demokarasi tugomba no kuvuga ibibi n'ibyiza, nta mpamvu yo guhishira amabi, ndetse n'ameza nta mpamvu yo kuyahishira.